Ndabashimiye cyane kandi mbasuhuza cyane mwese mudahwema kudukurikira ku biganiro byacu mukunda kumva cyane kuri Neodo Rwanda. Ndabashuje cyane. Imana y'amahoro, Imana y'ubutungane, Imana nyir'icyubahiro ikomeze ibahe umugisha kandi ibishimire cyane. Ni ukuri nimuhweme gukomeza sharinga, mukora comment, mukora subscribe kugira ngo abashyashya turabashuje cyane kandi Imana y'amahoro ikomeze ibane namwe. Nabonye abantu benshi sabe bamwihaye sabe bamwihaye, unaravuga ibingibi unaravuga ibingibi. Sabe mwamwihaye wayi, birako nta muntu bitabaho mene ngo yavungo yacitse ngo avuye gusambana, undi ngo yikanze ngo umugabo ngo bo bari kumwe, undi avuga ibingibi undi avuga ibingibi. Siko wagira ngo acumbitse mu mazuru yanyu women. Oya reka mbabwire, n'umufite mu zuru rye amupfune avemo. Ewana mujye mureka kwirirwa mwihaye undi muntu, mwihaye abandi bantu. Boro zanu ibyago bivuyeho, hahise hajyaho sabe umuntu arirwariye, aho kugira ngo mumusengere, aho kugira ngo mumuragize Imana, yabaye inkuru ari kubacururiza mene. Umva reka mbabwire gerero sasa. Ewana uwarucu niba acumbitse mu mazuru yanyu, ewana mumupfuna avemo. Niba ibyo kuba mwamusengera bidakunze, ariko mureke kumubangamira mene. Mureke kumubangamira kabisa. Ewana sabe yabaye mw'abantu mwe, mujye munareka gukabya kabisa. Mujye mureka gukabya. Niba inkuru zabuze uzi abantu bakeneye yuko mubatunga kamera bakavuga ibintu bya danje, bakavuga ibintu byubaka igihugu, bakavuga neza igihugu, dore ko dufite abantu benshi badafite banga igihugu, bashaka kukivuga nabi. Uzi abantu bababuze ngo bavuge ibintu birenze, ariko umuntu mwamwihaye ngo nuko ari umusitari, ari umunyamakuru urenze, ari umuntu ufite chaniri mu rwego rwo hejuru, ariko ngo kuko mubonye akantu gato kangaka akadomo mu nyanja, namwe muhise muzamura amajwi mushyize hejuru, mukoze idonido mu gihe. Bavandi mwajye mureka ko namwe byababaho kandi noneho bikababaho byikubye. Umuntu niba ari mu bitaro mwamusengeye mukavuga ati nyir'icyubahiro Imana fasha umuvandimwe, ibyo niba bibananiye mugafunga iyo minwa yanyu mukayifunga. Mw'abantu nuko nguko mumeze, nuko nguko akantu gato k'umukara kari kubita mu mazi, ngo aya mazi ngo ntago nayanywa. Ubu se aya robine aramutse abuze ntiwayanywa, ahubwo tukanayabura. Kuba urwaye ari uburwayi mw'abantu mwe, ko nawe bitageraho mwaretse gukabya. Reka mbabwire, kubera ko ari umusitari mwajyeho muravuga ngo yasambanye yagize gute, umuntu aravunitse, aho kugira ngo mumufate mu mugongo mumugi. Ni ikibazo gikomeye cyane. Ariko reka mbabwire, ntago bishekeje, nta nubwo biragayitse meni, biragayitse. Niba ari uku nguku mushaka guhindura umuco nyarwanda, ntago tuzabyumvikana. Umuco nyarwanda niba mushaka kugira abantu mudafite umutima wa kimuntu, ntago tuzabyumva kimwe.
ba sogokuruza ntabwo ari uko basize u Rwanda, basize baguye u Rwanda bavuga ati turubemo tugirirana neza. Tugirirana neza, ariko niba ari ibi mutangiye kuzana umuntu agira ikibazo mukaza buri muntu avuga ibyo kugira ngo mufate umuntu mu mugongo ngavuye gusa. Nk'abantu twajya tureka ko twese turi ku iyi si, twajya tureka ibintu by'ubugoryi by'ubucucu bavandi, tureke umutima mubi. Njya mbivuga, nuriya mu biganiro byanjye byose nagiye mvuga ati mureke umutima mubi, mureke umutima mubi. Ewana mukushi buriya umuntu ugira mukushi ku mutima rero ni umuntu, mukushi nyine ni umuntu ufite umutima mubi, wamezeho ubwoya. Niba hataramezeho ubwoya hajeho ubuheri, uwo muntu aba afite umutima mubi, yewe na Satani ntiyamwakira. Umwanya w'Imana na Satani ntiyamwakira. Rero mureke umutima umeze gutyo, sibyo? Kuko ibi byose nta muntu bitabaho, nta muntu utagira ikibazo. Hagati aho rero tujye tuvuga ibintu dusubira ibindi. Mureke umuvandimwe niba arwaye, niba nta kintu ushobora kumufasha, buri isengesho rirafasha kuruta amafaranga. Icyo tucyumve kimwe, isengesho rirafasha kuruta amafaranga. Sasa rero niba utamusengeye, niba utamusabiye nyiricyubahiro Imana, reka njye mbyivugire. Mana, ufashe umuvandimwe Sabe, umufashe mu izina ryawe ryera, mu izina rya Yesu Kristo. Ndabizi yuko nyakubahwa Imana nta kijya kikunanira. Umufashe aho arwariye akire mu izina rya Yesu. Niba weho ibyo ngibyo bikunaniye, kuvuga ijambo rimwe gusa ariko ukarivugana umutima ukeye, umutima udafite uburwayi, udafite ntabwo mvuze uburwayi buno bufata umutima, mvuze za abazimu n'abademoni baba bararitse mu mutima w'umuntu. Umuntu udafite ibyo aba ari we umusabira ku Mana kandi hari icyo Imana iri bwakore, nkajya mureka. Sabe yeye akantu gato mubonye, ahubwo se mubwiye n'iki niba ari we? Mubwiye n'iki iriya video niba ari iye? Mubwiwe n'iki iriya video niba ari iye? Mubwiye n'iki ko atari uwo basa, ko abantu basa? Ariko mwagiye iki n'iki ibi n'ibi. Bavandi, tujye tureka natwe byatubaho bavandi. Mujye mureka natwe byatubaho, sibyo? Tubyumve kimwe, natwe byatubaho, umuntu uwo ari we wese byamubaho, nawe utacikwa. Nk'uko byatubaho rero, reka dukure mu majwi y'umuvandimwe Sabe, mumukure mu majwi y'abantu. Buri muntu yamufasheho ijambo, ariko nyamara twibuke yuko buriya ijambo rya nyuma ni Imana irifata. Icyo cyo tukibuke cyane, tukibuke. Ijambo rya nyuma ni Imana irifata. Muvuge Sabe, mumushyire mu majwi, ariko ewana mwibuke yuko nyuma yanyu mwese Imana yari ifite ijambo rya nyuma kuri we. Icyo nizere yuko tucyumvikanyeho, kandi ewana Imana ibaho umugisha. Abantu mwese mwaneze amatwi mwumva ikiganiro cyanjye mpaka kirangiye, Imana iho umugisha imiryango yanyu. Aba mu mageto, Imana ikomeze ibateze intambwe, bazamurira imyaka, namwe mugende muzishinge. Ikindi mukore like, share na comment rwose. Ewana biraba bihagije kuri jyewe, biraba bihagije pe.